Manza batana ubonye nyuma ufite brand ya IKIRURA abantu barebe ariko IKIRURA bigisobanura iki kuri wejo IKIRURA ni nge ndi IKIRURA cyabana babandika ya for ndi IKIRURA ku giti cyanjye tunabidi warabibonye ibyo bintu bavuga ko ushobora no kuburuta umuhanzi witwa The Ben ubivugaho iki wowe wamubona ibintu byo kumpara abantu sawa oya ariko umuntu tugomba kumereza indabo ze igihe zikwiriye yego ariko gukora kwanjye yego ntabwo nkora nshaka indabyo yego nkora kuko ari passion muziki ni passion yego Yes, reka nongere ngushimire cyane kandi nongera kugweza ikaze ukunda gukurikira BigTown TV umunsi ku munsi ndetse nawe bashobora gukora subscribe kuri BigTown TV. Reka nongere nguhereze ya sari yawe nkuko nkunda kubivuga nka Professor Cyucyo umunsi ku wundi. So uyu munsi wa none turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 aho nkuko muri kubibona ni umunsi udasanzwe, ni umunsi nshobora kuba nakita ingaruka mwaka bitewe nuko n'umwaka washize iki gikorwa nk'iki ngiki cyari cyabayeho. Ahangaha turi ni muri BK Arena. Muri BK Arena niho uyu munsi wa none habaye igitaramo nakita gikomeye cyane cyangwa se icyo twakita nka The Silver Gala nkuko muri kubibona. Ni igitaramo cyateguwe na Sherry Silver nk'ibisanzwe. Uyu munsi wa none yateguye igitaramo yongera kugaruka nkuko ari yabikoze mu mwaka utaha mu mwaka washize cyangwa se igitaramo cyo cyabereye muri convention by'umwihariko aho yateguye kino gitaramo mu buryo kugira ngo yongere gushyigikira impano cyangwa se kuzamura impano. Ni igitaramo cyahurimo n'abantu benshi bagiye batandukanye by'umwihariko abanyamideli, abahanzi bagiye batandukanye ndetse n'ababana bacu bo muri Sherry Silver aribo by'umwihariko nakita ko aribo bahedinze ibi bintu. Ni igitaramo kirimo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye mwagiye mubona bamwe na bamwe bagiye baca kuri red carpet amafoto ari kugenda atambukamo ndetse nifuza ko umuntu aho uri hose nawe uyu mwanya waza kudukurikira ntiwirirwe yihutisha kuko nizeye ko uri buze kubonamo byinshi bigiye bitandukanye. Ni igitaramo kirimo abahanzi bagiye batandukanye aho harimo nka Masamba Intore, Juno KIZIGENZA, ni benshi bagiye batandukanye muri buze kugenda mubonamo hano aho tugiye kugikavaringa cyose uko cyakabaye ku buryo mutari buze kugira na kimwe muri buze gucikwa. Igitaramo giteguye mu buryo kugira ngo ashyikire impano by'umwihariko aho afite gahunda kugira ngo azamure imwe mu nyubako z'imyidagaduro cyangwa se aho bari abana barajya babasha kwidagadura no kugira ngo bakore za performance zabo zo kugira dukomeze tubakurikirane umunsi ku munsi. Nkurikije ko nakibonye n'abakire bagiye bakitabira ni igitaramo gishobora kuza kugaragaramo amafaranga menshi cyane bitewe n'uko n'ubundi ya gahunda yacyo ariyo kugira ngo bashyigikire za mpano zimwe na zimwe zigiye zitandukanye ndetse akomeze no kuzizamura umunsi ku munsi. Njye rero ndaza kwababera nka Professor Cyucyo, iyi ni BigTown TV ntuze gucikwa. Reka tubane nawe kugira ngo tugende tureba uko biri kugenda. Sherry Silver nk'ibisanzwe. Manza batana ubonye nyuma ufite brand ya IKIRURA abantu barebe ariko IKIRURA bigisobanura iki kuri wejo IKIRURA ni nge ndi IKIRURA cyabana babandika ya for ndi IKIRURA ku giti cyanjye tunabidi hanyuma ufite naho hari ko zibarizwamo umuhanzikazi France uri muri Afrika y'Epfo nibaza ko iyo bari hano mwazanye kwa ko munafitanye na collabo. Gira ijambo mubwira nubwo mbizi ko telefone atayifite. Courage kubyo arimo turamushyigikiye byatari nk'abanyarwanda ndetse nka Juno KIZIGENZA by'umwihariko. Juno dusoza ambaye amafaranga angahe? ufite performance hano muri The Silver Gala ni ibintu wakiye guta Sherry Silver akwa approach avuga ati dukorane kuri no gahunda. I mean she's my friend first of all, ikindi nkunda ibikorwa akora kuko bigamije icyiza being impactful and then yeah. All right, thank you.
kwiyumva gute uje muri Silver Gala ni entertainment like ni show ariko yo kwimpactinga bisobanuye iki kuba abastari ibyamamare muri rusange muvuga ngo reka twatendinge muri initiative nkingiyi nta muntu utakwifuza gufasha igikorwa nk'iki Yego. nta muntu utakwifuza kuba part of ibi bintu byose Yego. keretse udafite umutima w'umuntu ugufasha Yego. nanjye kuba First of all urasa neza byagufasha iminota ingahe kugira ngo wambare gutya like how was the idea Yego. Okay, Knowless uje hano navuga ko umwe mu bahanzi bakomeye bari buririmbe muri kino gitaramo ariko uri n'umwe mu banini mu Rwanda no mu karere by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga hari polemique ngo Butera Knowless n'umuhanzi munini ndetse ntagahabwa flowers cyangwa se credits akwiriye warabibonye ibyo bintu bavuga ko ushobora no kuburuta umuhanzi witwa The Ben ubivugaho iki wowe wamubona ibintu byo kumpara abantu sawa oya ariko umuntu tugomba kumereza indabo ze igihe zikwiriye yego ariko gukora kwanjye yego ntabwo nkora nshaka indabyo yego nkora kuko ari passion umuziki ni passion yego so let's reka dukundane ubundi The Ben umufata gute n'umuhanzi usobanura gute wowe umusaza wanjye nkunda yego nubaha cyane yego wamboneye izuba wambanjirije yego muri bihangano bye yego ni inshuti yanjye ni inshuti yawe imyaka ibaye myinshi muheruka gukorana mba hafi ikinyacumi kirashize mutekereza kuba mwakongera gukora indirimbo hari ibiganiro se like umubano umeze gute so far ibintu byose birashoboka yego ntabwo turagira ibyo biganiro yego ariko dufitanye umubano nk'abavandimwe Yego. nkamushiki na musaza yego wakoze cyane Butera Knowless wakoze cyane urumwe of course mu byamare byitabiriye igala hanyuma Silver ubituye ko like ni inshuti yawe iyo ubonye event n'indi itegurwa n'umuntu umwe like someone agategura ikintu nk'iki mu Rwanda rwacu mu Rwanda rwacu ni ibintu bitari bisanzwe bizigara yo muri hanze Dia muito amanhã nessa cena. Yes. Yes. Ariko wambaye neza kabisa. Thank you. Oh my Umuntu God. wakwambitse njyanye Maison d'Hermie. Maison d'Hermie. Him.